utejejwe ntazareba umwami Imana. Ntabwo ari njye uciraho iteka utizera cyangwa se utejejwe, ahubwo iri jambo ari ryo kuri ribivuga neza ko utejejwe atazareba umwami Imana. Kuri aya magambo uko ari ane dusomye hano, ijambo rya mbere muri aya twasomye ryavuze kugira umwete. Mugire umwete. Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza mwese inshuti bavandimwe mukurikiranye televiziyo muri aka kanya. Mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Muri kumwe na Apotre David kubw'Imana. Tubahaye ikaze rero muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakomeye, rifite imbaraga, rifite ubutware, rifite ubushobozi, rikora ibyananiranye, rishobora guhindura ubuzima bwawe, rishobora guhindura imibereho yawe. Imana iguha umugisha we ugiye kumvira ijambo. Reka dufatanye kugira ngo dusenge Imana, twinginge Imana, Imana ibane natwe muri uyu mwanya, kandi Imana bari utuyobora. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, wabanye natwe, waraturinze, warinze ubugingo bwacu n'imibiri yacu. Ibyahigaga buri muntu wese byari byinshi, ariko wabaye mu ruhande rwacu. Impamvu tugushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagusabye ngo ubane natwe muri aka kanya keza k'umugisha, umwanya wo kumva ijambo ryawe, maze utuyobore kandi ufashe imitima yose igiye kuryakira. Buri muntu wese ugiye kuryumva ashobore kuryumvira kandi ahabwe umugisha ku bwaryo. Nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe, ubane nanjye maze unyobore. Ndagushimiye ko wumvise gusenga kwacu. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Niho hari ijambo tugiye kuganiraho. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Intego y'ubutumwa tugiye kuganiraho muri aka kanya ni ijambo rivuga ngo mugire umwete. Mugire umwete. Umwanditsi w'iki gitabo cy'Abaheburayo yarakoze. Iri jambo tuvuze cyangwa se dusomye hano rigaragaza neza ko abantu babwirwaga cyangwa bakangurirwa kugira umwete, kuko cyari kimwe mu bintu byari bikenewe ko abantu bashobora kugira umwete. Ariko mu bintu biri ngombwa cyane, umwete utari wo kugira nabi, utari wo gukora ibibi, ahubwo umwete wo kugira neza, wo gukora ibyiza bitunganye bihesha Imana icyubahiro. Ariyo mpamvu biravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Bivuga ngo wari umwete wo gutuma abantu babana neza, abantu boroherana, abantu bumvikana, abantu babana mu rukundo, abantu bakomezanya, abantu bahumurizanya, abantu bagira umubano mwiza ubakwiriye, ubahesha agaciro n'icyubahiro, kandi utuma bakora ibyiza bazanagororerwa bageze mu bwami bwo mu ijuru. Hano rero Bibiliya ivuga ku kubana amahoro, ivuga n'irindi jambo umwanditsi w'iki gitabo yavuze, rivuga ngo mugire n'umwete wo kwezwa. Kwezwa byashakaga kuvuga kwihana, byashakaga kuvuga kuhagirwa,
gutunganywa, gukurwaho umwanda w'ibyaha. Kuvuga ngo abantu iyo bashaka kwezwa bashaka Imana ibeza. Imana rero itweza itwejesheje ukuri, ari ryo jambo ryayo, itwejesheje amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo, ayo yatuviriye ku musaraba. Niyo mpamvu rero ijambo ryo kwezwa ari ijambo rikomeye, ari ijambo ryiza. Ikindi ryatubwiye, ryavuze ngo utejejwe ntazareba umwami Imana. Bivuze yuko umuntu utarejejwe n'amaraso ya Kristo umwana w'intama w'Imana, amaraso ya Yesu, atazareba Imana ishobora byose, ndetse atazabana nayo, atazaba mu ijuru. Ntabwo ari njye uciraho iteka utizera cyangwa se utejejwe, ahubwo iri jambo ari ryo kuri, ribivuga neza ko utejejwe atazareba umwami Imana. Reka tuganire kuri aya magambo uko ari ane dusomye hano. Ijambo rya mbere muri aya twasomye ryavuze kugira umwete. Mugire umwete. Abantu bagira umwete mu bintu bitandukanye, mu kazi bakora, mu gushaka ibibatunga, bibateza imbere, mu gushaka ibibafitiye umumaro n'inyungu zabo runaka. Ariko iri jambo rishaka kongera kukwigisha, kuguhugura, kukugira umwete. Umwete wo gukora ibiguteza imbere mu buryo bw'umubiri, nibyo. Umwete wo gukora ibiguteza imbere mu buryo bw'umwuka, nk'umuntu wemera Imana, nk'umuntu wamenye Imana. Niba umuntu ashobora kugira umwete wo kugira ibyo ashaka runaka bimufasha, bimuteza imbere, bimufasha kugira ngo agere ku nzozi ze cyangwa se ku byo yifuza, ariko hari ibindi bintu by'ingenzi ubuzima bwawe buba bukeneye bwa buri munsi, ugomba kugiraho umwete, gushyiramo imbaraga kugira ngo ugire ubuzima bwiza bwa none ukiri mu isi, kandi ugire n'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Hano Bibiliya yatweretse ibyo abantu bakwiriye kugiraho umwete. Icya mbere ngo ni ukubana n'abantu bose amahoro. Kubaho, Umunyarwanda yaravuze ngo kubaho ni ukubana, kandi abatubanjirije nabo bagiraga umwete wo kwezwa ndetse no kubana n'abantu bose amahoro. Natwe rero abariho none, abakozi b'Imana, abemera Imana, yewe n'utayemera ariko ukaba uri umuntu, ukaba uriho, uretse ko kutemera ari bibi, buriya kutamenya Imana no kutemera Imana bikururira abantu bamwe mu mikorere, mu mitekerereze, mu migenzereze idahesha Imana icyubahiro ndetse itari myiza, bikazasoreza kurimbuka cyangwa kuzabura ubugingo buhoraho. Kubana n'abantu bose amahoro ni ngombwa. Kubana n'abo mubana mu rugo, mu muryango. Ubu turi mu gihe cyaguma mu rugo, igihe kigoye kiruhije, ariko kandi tugomba kubamo kugira ngo twirinde iki cyorezo cya COVID. Niyo mpamvu rero ibihe turimo tugomba kubihuza no kubana kwacu, tukabana amahoro nk'abantu mu rugo, muri famiye, ukabana amahoro no mubanaho mu rugo, ukabana amahoro no mwirirwana. Urumva kwirirwa mu rugo ku manywa na nijoro. Mu mwaka washize wa 2020 tujya muri guma mu rugo ya mbere, hari urugo rumwe, umugabo n'umugore, guma mu rugo itangira, bayitangiye bashwana batumvikana, kuko umugabo yajyaga agenda agataha nijoro cyane bwije avuye mu kazi. Biza kuba ngombwa rero noneho ko azaguma mu rugo, ko azagererwa mu rugo.
nuko akagenzura ibintu byose by'urugo, ubundi akirirwa ashwana n'umugore. Biza kuba bibi cyane, bibabaza umudamu we, ariko umudamu abyitwaramo neza, arabyihanganira. Ndetse tubafasha gusenga kugira ngo Imana ibafashe kugira umubano mwiza muri icyo gihe. Ariko uko iminsi yagiye izaguma mu rugo, ndashimira umugabo ko yaje kwitwara neza, akomeza kugirana umubano mwiza n'umugabo we. Nubwo yari yatangiye nabi, ariko yaje nyuma kwitwara neza, abana neza n'umudamu, barumvikana, babana amahoro. Twaje kuva muri guma mu rugo, urwo rugo umugabo n'umugore baje kwiyunga kandi babanye neza cyane. Nashakaga rero kuvuga ko muri iki gihe cya guma mu rugo haba hari abantu benshi baba baratahaga bwije, baba bataramenyaga umuryango, ariko baba babonye umwanya nanone wo kuba mu muryango. Ni ingenzi cyane rero ko mu muryango mubana amahoro, mubana mu byishimo, muhuze inama n'ibitekerezo, musangire ibyo mufite mu rugo rwanyu, umuryango wanyu, bibanyure, bibanezeze, kandi mubane neza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze ko ugomba kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Kubana amahoro n'abandi rero nowe bifitiye inyungu. Ntushobora kugira amahoro utayahaye abandi, ntushobora kugira amahoro ubwawe utabaniye abandi amahoro. Bigusaba ko ubiba imbuto cyangwa se ugira ubwitange bwo guharanira kubana n'abandi bose cyangwa n'abandi bantu amahoro. Noneho ya mahoro wifuriza abandi, kwa kundi wifuza kubana n'abandi amahoro, nawe bikakuzanira inyungu y'uko abandi bantu bose mubana amahoro. Nubanira abandi bantu neza, ukabana n'abandi amahoro, uzagira ibyishimo byinshi kuko uzagira inshuti nyinshi, ugire n'abantu benshi bifuza kubana nawe no kumarana nawe igihe no kuba inshuti nawe kubera ko uri umunyamahoro. Abantu batunga ibintu byinshi ariko babura amahoro kenshi. Ikindi, abantu bagira inshuti nyinshi, abavandimwe, abaturanyi, ariko bakeneye abantu cyangwa se umuntu w'ingenzi wo kubana nawe cyangwa kubana nabo mu mahoro. Umuntu mubana mu mahoro, umuntu uguha amahoro, umuntu uguha umudendezo, umuntu uguha ibyishimo. Uwo rero ni ukwiriye kuba we, ukwiriye kuba umuntu ubana n'abandi amahoro. Iyo ushaka kubana n'abandi amahoro, ushobora kugira imbogamizi z'ibintu byatuma mutabana amahoro. Ushobora kugira impamvu, ikibazo gishobora gutuma mugenzi wawe wenda mutumvikana, mudahuza, ariko ugomba guharanira ko nubwo haba hari imbogamizi, haba hari ikibazo, ukarenza amaso cya kibazo, ugahitamo kubana na mwene so na mugenzi wawe amahoro. Igihe kimwe Yesu yigeze ahura n'umugore umwe, amusaba amazi yo kunywa. Uwo mugore aramubwira ati, kuri umuyuda nkaba umusamariya, unsabye amazi yo kunywa gute? Ariko Yesu aramubwira ati, niba wamenyaga uwo ndi we, niba wamenyaga ugusabye amazi uwo ari we, wamuha kuri ayo mazi, kuko nawe yaguha amazi wanywa, ntuzongere kugira inyota ukundi. Kuko Yesu ntabwo yari yitaye kuba uwo ari umusamariya, yari yitaye ku buzima bwe, kuko Kristo yaje gukiza umuntu uwo ari we wese, atitaye kuwo
ari we, ko ari umuyuda cyangwa ari umusamariya, ari undi muntu uwo ari we wese, ahubwo yitaye ko agomba kumukiza. Buriya nawe Yesu akwitayeho, kandi ntabwo areba ngo uyu n'uyu uko usa cyangwa uko ungana cyangwa aho utuye. Agufiteho umugambi mwiza, aragukunda kandi azakugira neza, umwubahe ndetse umwizere. Yesu yaduhaye urugero rwiza rwo kubana n'abantu bose, rwo kutavangura abantu, bityo rero dufatanye kugira ngo umubano mwiza dukura kuri we usage mu mitima yacu, kandi natwe duharanire kubana n'abandi neza, bituma izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kubana neza n'abandi bisaba ko wigomwa, bishobora kugusaba gutanga ubutunzi bwawe, gutanga ibyawe kugira ngo abandi bishime. Ibyo rero ni byiza nabyo, kugira ngo dukomeze kubana neza, ni uko wigomwa, ni uko ugira neza abandi, ni uko ugira abantu bababaye, uha ibyishimo, uha umunezero, nabo bakishima bagahimbaza Imana. Ikindi nanone, kugira ngo ubane n'abantu neza mu mahoro, ugomba kugira umutima wihangana, wihanganira abandi, wihanganira amakosa yabo, wihanganira intege nke zabo, wihanganira imyitwarire yabo. Ikindi ni uko ugomba kugira umutima wuzuye kubabarira, kugira ngo igihe uwo mubana, uwo mwashakanye, umuturanyi, uwo mukorana, nagukorera ikosa umubabarire. Nugira uwo mutima wo kubabarira, bizagufasha ko ubana n'abandi bantu amahoro. Ugomba kugira ibyo wirengagiza mu ntege nke zabo, maze ukubakira ku mubano wanyu mwiza ugufasha, kandi ugomba gutuma mukomeza kubaho, mukomeza kubana mu byishimo no mu munezero. Irindi jambo Bibiliya yatubwiye ni ijambo ryavuze kwezwa. Kwezwa nk'umukristo, nk'umuntu wamenye Imana, kwezwa bibaho, kwezwa bihoraho. Ukwiriye gutera intambwe nziza muri iki gihe gikomeye kigoye isi irimo, igihe hadutse ibintu byinshi bikomeye bitwara ubuzima bw'abantu bitandukanye, ariko wowe ugomba guhora wejejwe no guhora witeguye ku manywa na nijoro, kugira ngo igihe watungurwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse, azasange wera kandi ukiranuka, uri mu mwanya Imana ishaka. Bigusaba rero kwihana, kureka ingeso mbi, guhinduka, kureka ingeso zose zidahesha Imana icyubahiro, kureka ibyaha ukakira Kristo mu buzima bwawe, akaba ari we ukuyobora, akaba ari ubana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi ukagerageza gukora iby'Imana ishaka, ugatera intambwe yo kubaha Imana no kuyikorera mu kuri nta buryarya, no kwihesha icyubahiro, no gukorera Imana n'umutima wawe wose, no kubaha Imana mu buzima bwawe bwose, ubundi Imana igahabwa icyubahiro. Kwezwa rero tubihabwa na Kristo, tukabeshwa no kumwizera kandi no kumucira bugufi, tugasaba Imana imbabazi, ikindi tukayisaba imbaraga. Pawulo niwe wavuze ati, ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Bivuga ngo niba ari ikibi wakoraga, ukireke, utangire gukora icyiza, maze cya cyiza ukora gisibanganye kandi gitesha agaciro ikibi wakoze, uharanire kuba umuntu uhesha Imana icyubahiro. Mbere yuko dukizwa, twari abapagane, turi abanyabyaha, dukora ibyaha bitandukanye. Tumaze kwakira Kristo mu buzima bwacu, dutera intambwe yo kwezwa, dutangira urugendo rwo gukora iby'Imana ishaka, no kuba abantu bakora ibyiza bihesha icyubahiro. Bivuga ngo umuntu ashobora kubaho agacumura, agakosa, agakora ibyaha, agakora amakosa menshi,
ibyo ni bibi cyane, ariko ikibi gikomeye ni ukutisubiraho, ni ukutisuzuma ngo urebe uvuga uti nasubiye inyuma muri ibi, nkora ibintu bibi runaka, nkwiye kubireka, nkwiriye kwihana nkakora ibyiza bihesha Imana icyubahiro. Mwene data wumvira ijambo, ukwiriye guharanira kwezwa muri iki gihe, kuko nibyo Imana ishaka. Mu gihe nasengaga nsaba Imana ko impa ijambo ndi buganire nawe uyu mwanya, numvisha Imana imbwira ngo mbwire abantu ko Imana ishaka ko bezwa, Imana ishaka ko bongera kwihana, Imana ishaka ko iyo wongera ugaca bugufi imbere yayo ukayisaba imbabazi, ukayisaba imbaraga. Imana irashaka kongera gusabana nawe mu buryo bw'umwuka, irashaka kongera guhura nawe. Icya kabiri Imana yambwiye nuko ishaka ko wongera gusenga, ukagira umwete wo gusenga, nk'uko ijambo ryatubwiye ngo mugire umwete, ukagira umwete wo gusenga, ugira umwete wo kubaha Imana, ugira umwete wo kongera guca bugufi imbere y'Imana uyipfukamire. Burari igihe umara igihe upfukama usaba Imana ubutunzi, usaba Imana ibintu runaka, ariko jya ugerageza unace bugufi upfukame, ubwira Imana ko upfukamye kubera kuyikunda, kubera kuyubaha, kubera kuyiha icyubahiro gikwiriye. Jya nibuka kera turi abana, hari igihe twakoraga amakosa ku ishuri bakadupfukamisha kubera amakosa twakoze, bati jyana nguhaye genda upfukame hariya, tugapfukama kubera igihano duhawe. Tumaze kumenya Imana twagiye dusenga, tugasenga dupfukamye, ariko tugapfukama dufite ibyo dusaba Imana, ariko tujye tugerageza noneho unapfukame kubw'icyubahiro cy'Imana. Ubwira Imana ngo mpfukamye kubera kuguha icyubahiro kigukwiriye, kubera kugucira bugufi, kubera kuri Imana ikomeye, kubera kuri Imana isumba byose. Kera abantu ngo bajyaga basenga bakibabaza, bakambara ibigunira, bakisiga ivu, bagira ngo bace bugufi imbere y'Imana bayereke ko bababaye cyane, ariko ibyo si byo by'ingenzi. Ahubwo icy'ingenzi ni uko mu mutima wawe habamo kubaha Imana, uko waba uri kose, waba uhagaze, waba uryamye, waba upfukamye, ariko mu mutima wawe hakabamo kuzamura icyubahiro cy'Imana, hakabamo gushyira Imana hejuru, kuyiramya no kuyihimbaza ndetse no kwiha icyubahiro. Imana irashaka kugira umwete wo gusenga muri iki gihe urimo. Usenge, wisengere wowe ubwawe, usengere umuryango wawe, usengere abaturanyi bawe, usengere igihugu cyawe, usengere itorero. Ni igihe cyo kugira ngo dusenge Imana, twegerane n'Imana. Mu mutima wawe habemo ibihe byo gusenga. Birashoboka ko gusenga waba ubikunda ariko utabikora. Urumva kubikunda ni kimwe no kuba ubizi no kubyemera, ariko icy'ingenzi ni ukubikora, icy'ingenzi ni ugusenga. Gerageza utere intambwe ube mu buzima busenga. Imana irashaka gusenga, kongera ibihe byo gusenga, kuba mu mbaraga z'amasengesho, uko bwije n'uko bukeye, uko iminsi n'ibihe bigenda birushaho kuba bibi, wegenda wegerana n'Imana, genda usenga, genda wubaha Imana, genda winginga Imana. Ibyo nibyo bizatuma tugira ibihe byiza ejo hazaza, tugira ibihe byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu miryango yacu, aho utuye, aho ukorera. Nibyo bizatuma Imana ikurengera kandi Imana igutabara. Kwezwa rero ni ngombwa, ndetse no gusenga bijyane. Wezwe kandi usenge, kuko biraza gutuma usabana n'Imana, biraza gutuma Imana ihabwa icyubahiro. Nusenga neza, kubaha Imana, gusenga biraza kuguha ibyiringiro, biraza kuguha amahoro, biraza kuguha umunezero, kuko ushobora kuba wumvira ijambo urimo kwibaza ubuzima uko ugomba kubaho none. N'iki gihe cyaguma mu rugo ukakibaza, ukavuga uti biragenda gute, ndakora iki muri iki gihe, ko ndeba iki gihe kigoye kiruhije, ko ndeba imibereho yanjye iruhijwe. Aho uri hose ushobora kuba ufite ibintu bikugoye kandi bikuruhije, ariko senga Imana, winginga Imana. Imana iratabara, Imana irasubiza,
Imana ishobora byose, Imana ishoboye kukurengera, Imana ishoboye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, Imana irabishoboye guca inzira ukabona ibyo kurya, Imana irabishoboye guca inzira ukagera ku byo utagezeho mu gihe cyatambutse, Imana irabishoboye kuguha amahirwe yo gukomeza gutera imbere ndetse yo kugera ku rwego rwose wifuza kugeraho. Niyo mpamvu bigusaba rero gusenga no gushaka mu maso y'Imana, kuba imbere y'Imana uko bikwiriye, guhora imbere y'Imana usenga wicishije bugufi imbere yayo, gushaka Imana uko bwije n'uko bukeye kuruta ibindi bintu byose wumva ukeneye cyangwa se washakaga. Garanira kubaha Imana mu buzima bwawe bwose, kuko nuyubaha Imana izakubahisha, nuyikorera Imana izaguhemba. Haranira ko uba imbere y'Imana, wongera guca bugufi, Imana ikugire neza. Kandi aho wumva wacitse intege, wumva udashobora gusenga kubera ibihe, udashobora gusenga kubera ibikomere wagiriye wenda mu masengesho cyangwa izindi mpamvu runaka, ibyo byirengagiza usenge. Buriya nubwo waba warakomerekeye mu rusengero cyangwa n'ahandi hantu, gukizwa n'iby'umuntu ku giti cye, kwezwa n'ibyawe ku giti cyawe, ugomba gukomeza ugashaka Imana, ukubaha Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, ibindi byose Imana izabikora. Haleluya. Ikindi nanone, ijambo ryavuze ngo utejejwe ntazareba umwami Imana. Mwene data, ukwiriye kwihana kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Ukwiriye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukwiriye gukomera mu gakiza, ukirinda kugwa no gusubira inyuma, ukirinda guhakana ubuntu bw'Imana, ukirinda kuva mu Mana, ahubwo ugahamya imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana ishobora byose. Ikindi ukwiriye kugiraho umwete muri iki gihe, ni uko ukwiriye kugira umwete wo kugira neza. Bibiliya iravuga ngo mugirire neza abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Kugira neza biba no mu mbuto z'umwuka wera, aho birivuga kugira neza, kugwa neza ndetse n'ingeso nziza. Ugomba kugirira neza abandi, kugirira neza bagenzi bawe, kugira neza abo mukorana, kugira neza abo musengana, kugira neza abaturanyi, kugira neza abo ubana nabo mu buzima bwa buri munsi, kugira neza uwo mwashakanye, kugira neza uwo musengana. Ariko by'umwihariko n'undi muntu utazi ushobora kumugirira neza, kuko iyo neza ugira ntabwo uzi ngo ejo hawe bizagenda gute. Ushobora no kugira neza umuntu ntakwitura, ariko Imana y'ubwayo izakwitura ineza wagize. Ineza wagize uzayisanga imbere, Imana izakugira neza, usarure ya neza wagize. Kuko biratubwira ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nubiba kugira neza, nubiba gufasha abandi, nubiba kwita ku bababaye, nukora imirimo myiza ukitangira abandi, ukagira neza, byanze bikunze uzabisanga imbere. Kristo azakwitura, hari uzakugororera imirimo myiza wakoze. Ariko kandi ndagira ngo mvugane nawe nanone ugirirwa neza. Umuntu nakugirira neza, uzamwiture neza, uzamushimire, uzamugirire neza, uzagerageze gukora ibyiza byinshi nawe byamunezeza cyangwa se byanezeza Imana yatumye akugirira neza. Ikindi, iyo neza wagiriwe nawe uzayigirire abandi, kuko hari abantu benshi bagira neza, bakora ibintu bitandukanye byo kugira neza, ariko bagera imbere bagahura n'ibindi bikomere byinshi by'abantu babagirira nabi n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko ndashaka kubwira ngo wicogora kugira neza, nutagwa isari uzasarura. Ntucike intege, ukomeze ukore neza, ukomeze ugirire neza abandi, ukomeze wite ku bababaye, ukomeze wite ku bashonje, ukomeze wite ku bari mu gahinda. Imana niyo yonyine izakwitura ibyiza wakoze. Kandi nawe ugirirwa neza, zirikana kugira umutima ushima, umutima uzirikana neza wagiriwe, umutima ugirira neza abandi, bityo Imana ikomeze guhabwa icyubahiro kubwo kugira neza kwawe, kubw'ibikorwa byiza byawe, kubw'imyitwarire yawe, kubwo kwita ku bababaye ndetse no kwita ku bandi. Imana ni Imana igira neza. Impamvu ushobora kugira neza ni uko hari ugushoboza kugira neza. Kubera ko Imana igira neza, niyo ijya ishoboza buri muntu wese.
iyo neza y'Imana ni igushoboza nawe kugira ngo ube umuntu ugira neza, cyangwa se umuco, uburere bwa kavukire yawe, kuba warasanze umuryango wavukiyemo ari abantu bagira neza. Ushobora nawe kuba umuntu ugira neza ubivanye muri kavukire yawe, ubivanye mu muryango wawe. Rero ntucogore kugira neza, kuko n'Imana wemera ni Imana igira neza. Muri aka kanya ndagira ngo ubwire ko hari abantu Imana igiye kugira neza muri iki gihe, nubwo ari igihe ubona kigoye cyangwa kiruhije, ariko hari ijambo ry'ubuhanuzi nzanye ku buzima bwawe, yuko Imana ishobora byose, Imana y'Aburahamu na Isaka na Isirayeli, Imana nkorera, Imana yampamagaye, ni Imana igiye kukugirira neza muri iki gihe ndetse n'igihe kizaza. Hari neza y'Imana igiye kuza ku buzima bwawe, hari neza y'Imana igiye kuza ku mibereho yawe, hari ubutabazi Imana igiye kohereza ku buzima bwawe. Haleluya! Hari imirimo ikomeye Imana igiye gukora ku buzima bwawe, nawe ukazayishimira, ukazayihimbaza, ukazayishyira hejuru. Ugiye kubona neza y'Imana mu gihe urimo, uri mu gihe kigoye, uri mu gihe kiruhije, uri mu gihe ureba hirya no hino ukabura igisubizo, ariko mu ijuru hari Imana itabara. Iyo nigiye kukugira neza, kandi uzabona neza y'Imana, kandi uzatanga ubuhamya bw'uko Imana yakugiriye neza muri iki gihe, bw'uko Imana yagutabaye muri iki gihe, bw'uko Imana wabonye ukuboko kwayo mu gihe gisa nk'iki. Ubonye ibibazo bikomeye n'ibigeragezo bikomeye, ariko ndakubwira ngo ugiye kubona Imana ikomeye ikora ibikomeye ku buzima bwawe. Haleluya! Ugiye kubona Imana ikomeye irema ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe. Ugiye kubona Imana ikomeye, hari ibintu ihindura, hari ibintu ishyiraho iherezo wabonaga nta herezo ryabyo, hari ibintu irema bishya ku buzima bwawe kugira ngo uyihimbaze kandi uyishyire hejuru. Imana ishimwe rero ku bwa byose yakoze, ndetse no ku bw'ibyo yiteguye kugukorera, kandi nawe ukomeze kuzirikana iyo neza y'Imana. Uzajya uhora uyishimira, uzajya uhora uyiramya, uzajya uhora uyihimbaza, uzajya uhora uzirikana ko yakugiriye neza, yagutabaye, kandi yagutabaye mu gihe cyatambutse. We wumvira ijambo, hari ibintu bikomeye wanyuzemo, hari ibibazo bikomeye waciyemo, hari ibihe bibi wanyuzemo, hari ibigeragezo runaka waciyemo, ariko Imana abanye nawe irakurwanirira, Imana abanye nawe iragutabara, Imana abanye nawe irakurengera, Imana abanye nawe igukiza ibyakurwanyaga byose. Imana yagize neza, iyakoze ibyo ngibyo cya gihe, iyagukijije cya gihe urwaye, iyabanye nawe cya gihe utwite, iyakurokoye cya gihe ugiye gupfa, ikakongera igihe cyo kubaho. Iyo niyo Mana nkubwira ngo ni Imana ugiye kubona ineza yayo, ni Imana igiye kongera kukugira neza. Iyo wabonye cya gihe wabuze icyo kurya, wabuze aho uba, wabuze icyerekezo, cya gihe uri mu rugamba rukomeye, uri mu buzima bubi bukomeye, uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, Imana ikahagukura ikakurokora. Iyakurokoye muri ibyo bihe bigoye biruhije ni Imana igomba gukomeza ikagukiza. Niko umwanditsi umwe yanditse aravuga ngo iyaturokoye iracyaturokora, iyaturokoye urupfu rukomeye gutyo, iyakuvanye mu bihe bitandukanye byari bikomeye, ni Imana ishobora kukuvana no mu bihe bibi uri uyu munsi. Yubahe, yizere, yishikamisheho umutima, yisenge uko bikwiriye, reka gushidikanya, reka gucika intege. Imana izakugirira neza, Imana iraza kukurengera muri iki gihe cya none ndetse n'ikizaza. Twari turi ku ijambo rero rivuga ngo mugire umwete wo kwezwa. Bene data, wowe wumvishe iri jambo, gira umwete wo kwezwa, gira umwete wo gusenga, gira umwete wo kubana n'abandi bantu bose amahoro, gira umwete wo kugira neza, wo gukora ibyiza, gira umwete wo kugerageza kwegerana n'Imana, wo gusabana n'Imana, wo gushaka mu maso y'Imana. Gira umwete wo gukora ibikorwa byiza utakoze bishobora gutuma Imana ihabwa icyubahiro. Imana ikugire neza, Imana igufashe, Imana ikugirire ubuntu, ikugirire imbabazi. Wowe wumvise iri jambo, wumva gukeneye kwezwa, muri aka kanya uze gusaba Imana imbabazi aho wayicumeho hose, ibyaha byose wakoze, uze kwaturira Imana, winginga Umwami w'abami kugira ngo akubabarire. Imana ishobora byose kugire neza. Wowe ufite ibigeragezo bikomeye cyane, wumva byari bikubujije amahoro, wizere ko
kugira neza kw'Imana kugiye kuza ku buzima bwawe, kandi ubyereke Imana, ubiture Imana, usaba Imana kukurengera, usaba Imana kwigutabara, kuko ni Imana ishobora byose. Wowe urwaye wumva ko wabuze icyo gukora, wumva bikuyobeye, wizere Kristo, kuko yazuye Lazaro yapfuye, ntabwo ashobora kunanirwa kugukiza wowe ugihumeka. Izere ko ari Imana ikiza, izere ko ari Imana ishobora byose, izere ko ari Imana ifite imbaraga n'imbabazi, kandi wizere ko nubwo wava no muri ubuzima bwa none ukava muri uyu mubiri, ko ugomba guhora wejejwe kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Tugomba gusenga ukirukana ibikurwanya byose, ukirukana ibiguteye ubwoba byose. Birashoboka ko uteye ubwoba n'umwuka w'urupfu. Hari abademoni ahora baguteye ubwoba bakubwira bati urapfuye, ariko mu gihe tugiye gusenga, irukana ubwo bwoba buve ku buzima bwawe, irukana umwuka w'urupfu ku buzima bwawe, irukana uwo mwuka w'urupfu ku muryango wawe, usenga imbaraga z'Imana zikubeho, zibe ku buzima bwawe. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana, kandi usaba Imana kugira umwete muri iki gihe cya none ndetse n'ikizaza, umwete wo gukomeza kubaha Imana no gukora ibyiza bihesha Imana yo mu ijuru icyubahiro. Reka dufatanye dusenga Imana. Nyagasani Imana ishobora byose, turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise kuri uyu munsi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagusabye Imana ishobora byose, nk'uko twumvise ijambo ryawe ryatubwiye ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Babarira abantu bose bagucumuyeho, babarira abantu bagize umwete wo gukora ibibi, bakajya mu ngeso mbi, bakajya mu bikorwa bibi, bagakora ibyaha, bagakora ibyangwa n'amaso yawe. Ariko bababarire kuva uyu mwanya, baciye bugufi imbere yawe, beze ubatunganye, ubagirire imbabazi, kandi uhe buri muntu wese kugira umwete wo gukora ibyiza. Abantu bagira umwete wo kugira neza, bagira umwete wo gusenga, bagira umwete wo gukora imirimo myiza ihesha izina ryawe icyubahiro, kandi nabo ubwabo ibahesha agaciro. Mana rero niwe wabashoboza, niwe wabaha imbaraga, niwe wabagirira neza. Ndasengera abantu bari mu bibazo bitandukanye, bageragezwaga mu buryo butandukanye, ngo bagirire neza, ubarengere kandi ubatabare. Abarwayi ndabasengeye kugira ngo bakize indwara, kuko uri Imana ikiza, uri Imana ishobora byose. Abarushye n'abaremerewe waravuze ngo baze bagusangura baruhura. Abo ndabasengeye Mana ngo ubagirire neza, ubaruhure, ubarwanirire, ubaneshereze, babone imbaraga zawe n'ukuboko kwawe. Bakiza abarwayi, abafite agahinda mu mitima ukabakize. Kiza abantu umubabaro, kiza abantu kwiheba, kiza abantu kutizera, kiza abantu ibibababaje, kiza abantu amarira bariraga, bumvaga babuze uko bagira. Mana bahanagura amarira, bagire neza. Mwami Imana yacu, Imana ishobora byose, rengera abana bawe Mana, kugira neza kwawe nikubazeho, ubagirire neza, babone neza yawe, babone ukuboko kwawe, babone imbaraga zawe, ubaremere imirimo n'ibitangaza byawe, ubakize ibyabahigaga n'ibyabarwanyaga byose, kugira ngo barusheho guhimbaza izina ryawe. Urakoze Mana yacu, ndagushimiye ko wumvise gusenga mbasengeye, kandi kubagire neza. Ari ibyifuzo dusengeye, ari n'ibyo tudasengeye, byose urabizi. Nizeye yuko ugiye kubisubiza, kuko uzi ibikwiriye buri muntu wese wumvise iri jambo ryawe. Urakoze Mana, umugisha iyi televiziyo, umugisha umuntu wese wakira ijambo ryawe. Ndagushimiye ko wumvise gusenga kwacu. Ubuntu n'amahoro n'umugisha bibonerwa muri Kristo Yesu bikomeze kubana namwe mwese, mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Murakoze cyane. Imana ikomeze kubarinda no kubaha umugisha. Mugire weekend nziza, mugire amahoro y'Imana mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu yose. Shalom, shalom. Murakoze.